watuzanye muri football n'utari uzi gufana atangira kumenya gufana kubera rwa Rutabura. Nanjye fana siporo haje hanga isoko ryose. Umusaza wacu Paul Muvunyi Shimira Tadeyo muhungu wanyu uretse nawe bonyine namwe mwese waba uri umureye uri umudesi ufite umuryango w'abana 7 arera ndetse nawe na madamu n'abandi bo ku ruhande. Yewe ni umuhungu wanyu Rwa Rutabura isambuka atuyemo hari twayimuhaye nk'umuryango. nimwe mwayifashe nk'umuryango murayimuhereza Bamuhamagaye uko mu matafari. yego Leta imwemerera kujya kumufasha. yego Ubundi byaheze he? inzego z'ibanze za hano Uyu ni umunyarwanda. Hano haje nanjye fana siporo haje hanga isoko ryose. Bamwemerera ko bagomba kujya gute kumuha umuganda. Twamuhaye umuganda ahantu yasaze nk'umuryango mu matafari. Amatafari 3,000 nta n'icumi yatanu yose aratikira imvura twayabombye aho abanyamuryango yasanze ahangaha. Ubundi se nkamumari twamufashe nk'abantu yasanze ahangaha bamwe abayobozi mari. Ngewe nafanye siporo nkivu abafana ba siporo bamwe umuganda byaheze he? Ese rero nta kiriho yazimanganye burundu. Ejo bundi nafanye Amavubi twanatsinze aho ngende umuriyo ariko ikipe yose ni y'abanyarwanda. Kandi umukuru w'igihugu amakipe yose naye ntavanguwe. Ni gute mwafana Rwa Rutabura twamuhaye ikibanza kimutamba umuganda kuri papa wanjye reka ibyo kuba wenda bya Rwa Rutabura tubireke tuvuge ku muryango wiwe n'uwagirira impuhwe niba ariko ni wacu abona Rwa Rutabura wenda atari seriye agirira impuhwe famiye ya Rwa Rutabura abana biwe umumama wiwe. Rwa Rutabura arashaje niba amaze kugira imyaka 50 akeneye nyine ubufasha n'abana bakagira aho baba ijambo rimwe nta guciye mu kuri. Yaje usanga ahangaha inkunga twataze inkunga yacu ahubwo se abandi bari he? Ni banje se aho yaje atubeshya ngo afite umuryango ngo afite ngo inkunga igomba kumutera. Ni banje se aho iyo ngo ni umureyo urababona ntago ndabona. Baje ahangaha batanga inkunga amatafari amasima amabati yaheze he? Yavugiwe ahangaha amasima imodoka zaze micanga amabuye yaheze he? Nk'umuntu ukunda igihugu unakitangira mu bintu bya football mu Mavubi uramubona ni umusitari. Rwa Rutabura Umusaza yamvuye imbere yanjye bati nabikora. Ngiye ikintu kinanganye nuko byagiye mu bikorwa bikazima ariko amatafari yabombwe bose imvura yanyagiye. ese katugaruke ku buyobozi wenda bw'umudugudu cyangwa nta kibazo ko ntuza tuve wenda ku byo Rwa Rutabura abamo mu buzima bwa buri munsi bya football. Ubuyobozi bw'umurenge cyangwa bw'umudugudu bwo nta bufasha buragerageza guha Rwa Rutabura. Ukuntu byagenze umudugudu n'umurenge nta kosa bakoze. Bemeye ko agomba kuza kubaka inzu yiwe nta muntu uhagaze hejuru. Barakumutera inkunga na gitutu barabyemeye n'umuganda waraje azaze amatafari yahanga imvura itaya yubaka inzu yiwe yuzure nabo kandi bati nabo tuba mu muganda. Nuko byagenze. None se mubona ari iki kibura kugira ngo nyine ikibanza gitangire kubakwa? Ni ubushobozi adafite kandi abantu bamuteye inkunga kandi barahari hari bamwemereye babivuze ako ntabwo yagiye mu bikorwa. Sawa murakoze papa wanjye reka natwe tugerageze dukeneye umuntu ugira icyo akora akaza nawe akagera ku kibanza nk'umuyobozi mu bayobozi batandukanye b'igihugu cyacu murabizi akaza. Iki ni ikibanza kirahari yarakishyuye amabati make yari afite atandukanye. Ibyo bamwemerera nimutangiza umushinga wo kubaka abatandukanye bagiye bemera n'ubundi mpamvu bavuga ngo ntabwo ari seriye ni uko nta muyobozi n'umwe uratinyuka ngo aze ngo atangire ngo agire icyo akora kuri iki kibanza kuko natwe hari ibyo tuba tudafite n'akazi twajya tuza n'ayo matafari tukayabumba ariko batangije umushinga ntawe utamufasha kuko we ku giti cyiwe ntabwo azaza kuko bamwemereye ikintu ngo azagikore. Murakoze. Ngenda kubaza
nanavuga abakurikiye kino kiganiro njye nibwo bwa mbere ngeze kwa Rwarutabura, ntabwo nari nzi ko afite umuryango munini w'abantu arera bangana gutya, ngira ngo abari kubireba murebe mu mashusho, Rwarutabura ntabwo yagakwiye kuba ariko aba ahantu nk'aha ngaha, abari kureba amashusho namwe murebe inzu abamo, murebe abana arera uko bangana, murebe nta ntebe agira mu nzu, kandi ni umuntu wagiye atanga ibyishimo ku bakunzi ba football. Rwarutabo, wowe kambe nkureze cyane ikomereze n'umuhungu wawe mukuru. Bajya bavuga ko Rwarutabura ikintu azira ari inzoga cyane, ariko nageze iwe nsanga afite abahungu babiri bakuru, hari wowe hari n'undi nabonye mukuru n'abandi bana mubana, ndetse na Mama Gomeze. Mama Gomeze nawe tugiye kuganira ikiganiro nacyo muri buze kukibona cya Mama Gomeze, abatari bamuzi nawe bamubone. Mu ijambo rimwe, Rwarutabura ngo hari abagiye bagerageza kumufasha bakanabitangiza, barabeshya akabyica kubera inzoga. Icyo kintu waba ukimuzi? barabeshya. murakoze. Nk'uko nababwiye yuko baca umugani mu kinyarwanda ngo umutima w'imfubyi yatanze umutwe w'umusaza kumera imvi. Icyo ni igisobanuro cya buri munyarwanda uwo ari we wese ashobora gutekereza akamenya impamvu mvuze gutyo, ngo umutima w'imfubyi watanze umutwe w'umusaza kumera imvi. Barabeshya bose. Uyu nguyu ni umunyarwanda, nawe ni umugabo. Inkunga abanyarwanda arayikeneye ifatika. Kuvuga se ngo murahuye ngo umuha amafaranga ngo agende mu kanya agakenera yuko umwana mwaka ikayi, si ikibazo. Ikeneye abayobozi baza, ari uguhera ku bayobozi ba Rayon Sports bakuru, ku bafatanyabikorwa ba Rayon Sports, murakoze cyane, ku baterankunga batandukanye ndetse na fanbase na Gikundiro Forever, buri muterankunga wese ushoboka uzi yuko igikorwa cya football ari uyu papa wacu Rwarutabura bikituzanyemo, kugira ngo natwe kugira ngo tujye mu bintu byo gufana tubyumve. Afite ikibanza aharakodesha, ariko afite amabati, hari n'ibyo n'abandi batandukanye namwe bayobozi mugende mumwemere. Nta na kimwe kiraza hano ku kibanza koko ngo mutangize n'umushinga n'abo banyamakuru batandukanye bandi ngo baze bagire n'icyo badufasha. Natwe urumva nanjye nazaya nigoraho kugira ngo njye gushaka n'umugati w'umwana cyangwa w'umugore, nkaza nanjye nkakora umubyizi nkavuga nti natanze inkunga, kuko nimbura naho kuba banyirukanye naho mba nzajya gucumbika kwa papa wanjye, kuko yarandeze. Nyine turahangayitse kuba baye hanze kandi atari ngombwa, nk'umuntu nawe wagize inkunga atera mu gihugu kandi yakoze igikorwa gikomeye. Rwarutabura, turi gusoza ukwezi kwa gatatu, tugiye kwinjira mu kwezi kwa kane kuba kurimo imvura nyinshi cyane. Rwarutabura, iki kibanza we ku giti cyawe urumva nkawe Rwarutabura ubonye fondasiyo ntoya uheraho, wumva gutangira kubaka ryari? Mu mpeshyi nibyo byaba byiza nk'abavandimwe. Mu mpeshyi, mu kwezi kwa kangahe, ku buryo ejo mu gitondo umuntu wareba kino kiganiro cyangwa n'abayobozi bareba kino kiganiro bakumva bagomba kugufasha, urumva watangira wowe ryari? Ntabwo se wowe nka Rwarutabura ushobora kuvuga uti imvura ni ku gihe cy'imvura kanangire mbumba amatafari? Aya mbere yaramenaguritse, muzehe niwe yabumbye aramenagurika nko mu kwa gatandatu. Mu kwa gatandatu? Ngaho saba ubufasha umuntu wese uzi izina Rwarutabura sportif. Imana ibaho umugisha, ndashima Imana tuba tukiriho, Imana muzafashe, Imana izabikora. Nkaza kumusura nkamenya ngo Rwarutabura aba hehe, najyaga numva dukurana ibiganiro akambwira ati Rwarutabura njyewe mfite ikibanza, ndavuga nti koko reka nzaze nyisure, ngira ngo umusiporutifu umunyarwanda ikibanza cya Rwarutabura nkihagazemo pe, kirashije kimeze neza, harabura akantu gato cyane, afite munsi y'urugo hanini. Niba uri umusiporutifu ukunda igihugu, ukunda umupira w'u Rwanda, reka tugire ikintu dukorera Rwarutabura, cyangwa se ntituba ari we tugikorera umuryango wiwe. Wasanga mu bana biwe afitemo ejo hazavamo undi Mureyo, hazavamo undi w'Amavubi, akaduha ibyishimo nk'ibyo Rwarutabura yaduhaye. Genza mu butaka bwo mu matafari. Urakoze cyane, bisubiremo. Ndavuze ngo ngewe amatafari yabumbwemo byose byangiritse, nzamuha ubutaka bwanjye bwite bwanjye, azaba amatafari.
Rwarutabura Akira amashyi rwose. ni ukuri kw'Imana. fate ijambo rimwe ubwo njye sinajya kuvuga ngo mwe bafana ba Rayon Sports njye nabashishikariza gukundana nk'uko mwagiye mushinga amabeza avuga ngo za Gikundiro forever ibiki munabigaragaze munakundane forever mani muze mufashe umuhungu wanyu uretse nawe bonyine namwe mwese waba uri umureye uri umudiyespora uri uwo mu ntara zigize igihugu uri muri East Africa kabisa mufashe umuhungu nawe ave ku muhanda nk'umuntu watumye dukunda Rayon Sports aba mwahabonye nanjye niyemeje ndabatereka nze musura ubu mu kanya nanjye murambona nafashe agasuka ahangaha ndimo ndaharura kugira ngo muzabone aho muza namwe muhere ibyo icyatumye nza hano urakizi njye nashishikarizaga abantu bose kugufasha kandi ubuvugizi burakozwe inshallah bizakunda murakoze ngaho dusoza uri umureyo nubwo twaje muri bino bintu ntago ndi umureyo ntago ngende umukunzi uri umukunzi wa Rayon ibyo bintu horo bimbwira sinzi impamvu duhora tubiba n'amasayini ubururu n'umweru shimira umusaza wacu Paul Muvunyi shimira Tadeyo n'abafana bose ba Rayon Sports nkongera nkashimira na Bernard Makuza wanunze muri corona shimira na Kabarebe yewe nose Muvunyi yarambwiye ngo namubwiye akantu arambwira ati namubwije ijambo arambwira ati ubu nyine nimba bamukundira bazabikemura kandi akabe karimenya Imana izakora ibitangaza bamugenda azajya nandavura mu muhanda ngo Rwarutabura nk'abafanaga ngo Rayon Sports ayo masabiri ndazi shikarete cyangwa ikijumba mu muhanda